amen imbaraga z'Imana ziraza kumusoreza musore ni imbaraga n'igitaka cy'Imana cyazekera kuko ngo abamarayika bageza ku musozi imbaraga za Yesu zitazigaragara kujya ikintu cya mbere tugomba gufata nk'abakristo ijambo ry'Imana hano riratubwira ngo angusomere ngo igitabo cyitiriwe umuhanuzi Isayi cyane ngo kanda agenda mana ba nda nimba reka bintu byihorere ngo nuko imbaraga z'Imana zigeze mu bana bayo bamanukiramo hasi haleluya amina ngo Yesu nuko amanutse ageze ku musozi wa Sinayi abwira Mose aramubwira Mose nawe arumva haleluya amina bavuga abantu tutajya tubimenye reka ngubwiriza kwa jambo toka cyane Yesu iki have itonde toka mu izina rya Yesu have reka ngatave we gicuta ariko turakomeza kurebera ibyo kuryana umuntu w'isonzi imbaraga z'Imana zikomeza abinyeretse nijoro Zambwe ati NAJUA Satani ari kugushaka kanzende by'ubuheto nago twaba pastor wacu ibi birahumanye cyane uranda gukunda cyane impamvu ndakemera kupfa nge nana kwitangira nange ndagukuntaga Imana yanyeretse mbona ngo hari ibintu ngo mu nzira ngo byo kujya none ngo bihumanye ngo Satani ashaka kubitaga nge n'umukristo wanje ako kanya ndavuga ati ndago byashoboka irindazi ngomba kwifata nge wowe udapfa apfuye sino na vango maziki reka ndirye oya mundi ndabyo kurija reka ndifate njya kuri humano ibihumanye byose mubigize ute mubihumanye irindazi do uyu ni Satani urabona ko arakanwa ka Satani dore irigenye ari genye ntabwo nakemera kuri uje nema genda turi humano kanje kuri humanura ngo ngaho turi kumwe sa oya turajyana oya ngira ngo uri kugenda hoja dasi tufete genda nanje ngente ubwo turabonana ku rusengero yego reka da turajyana ibihumanye byose tubihumane mu izina rya Yesu ariko tujyane tujye kuri ngewe yambonekeye irambira ati irindazi umva batuma mvuge kigoye namure mu kigo ati irindazi urifata urijana onda kwera ngo ndijanye hoye wayidupfa nyine ruri humanura kandi urabo ari humanuye aka ibintu by'Imana urabizi ave manze ngubaza ibintu by'Imana urabizi ndabizi ubahaga Imana sawa rero nyuba ubwo turi kumwe ngiye kuri humanura ndishyira aho rigomba kubarira ikizute riri haleluya amen haleluya ko ndurirye nawe oya umuyobozi kuko pasiteri oya ndakibaza ndikirukanga aranduna ningiye buno ndipisa ndagombari ndago ndikuboneka ubwo turi kumwe ngaho kajya kuri humanura nyere ndumeho mwa urari humanura ngo ushaka kujya kuburuzi Satani yateze hano basi makritu none ngene none nzabagenzi genda ugahumanure nari ngaho ubwo turi kumwe sawa We pastor uchugusowana da birabumanye ibikisi umanye yakucyanka miraguzwa haleluya ari ibikisi wagihurira ngo nuko Yesu agizeyo hemba akumira gutengende sonze ngo vera tamwe kubihumanura wagihurira
bugaje tuzahora tugiye gusenga Guri kisi wagihurira ugipasti cy'igisambo nakaga pasti ubundi wori umupasti isara dukundaga akunda ndese uvu arutagiye kuri kumanura agihurira bayi uri gihurira wagisambo nawe turi kuvuga ngo ngiye uvuze tukutagiye kuri manura ntanze uri mu biki hano none tugenda tugiye nje ndi kujyana nawe wagisambo bayi aha ubwo yes yageze ku bana biwe abana neza cyane kuko aravuga ati mumaze mu ngandukire nimara kungandukira nzabagarura cyane ibyo dahese Jesus ngiye kugukozaho ingumi zirahumuka ibirago bikagenda n'ibirago bikavuga katavuze nuze katavuze n'abagufi bakaba barebare bakaba barebare wowe uretse egera imana gusa ubundi izagufasha iri hese ndakindu nakimwe itaza gukorera muri iyi si imana asenze mu buriki njyewe doko je suis électrique je milaka amileko NAJUA Mr. NAJUA Pastor Mr. NAJUA ushaka wanakongera kakava mahanga kuko iyo nagiye mahanga mvagayo kwese kanyamugi gukora bizi wacu kavayo witwa kava mahanga ijambo ry'Imana ratubwira ngo ajya bana yaninde bana ya oya bisome guke ngo twa ngo byashoboka ko ari ngo bireka tubireke ijambo ry'Imana twaraniganira hejuru yakose twabivuga ibiro yose mba nyifite mu mutwe ngewe cyane uriya Imana avuga ati nimunyegera nzabafasha ubura njye nafite turi kwanjye mu Imana ngenda korera Imana nayingirira neza cyane none se buretse gato numva iby'Imana birimo cyane ikintu wanyereka kizima kwemo ni hanyuma sana uri kwande hano turi mu nzira nyine twitegereze tegezana sinawe ko ngujyanye wanjye tegeza ngani wanjye wose kazi cy'abafundi nacyo uyu mufundi nasize mubwiye ngo ase ni wawe ni wanjye bite iri rangi ry'umweru naguye ko ndarishaka ushyira mutuku ni ku munsi nungushyira irangi sawa aha ni wanjye rero njyewe nabwiye ngo mwarasanze mu buriki natinye kabisa tugende ndakibaza amafaranga garahari ase ni wawe tekwana bana kwandurije oya bireke aya bireke abana bandusha hano ndatanga ngo 200 babana gura bukura bino nta kibazo ariko nawe warahebye rero oya cyenda ibaba cyane bese kuri kwiyanduriza nawe kuri kwiyanduriza oh my god nawe banza byarakugoye uramenyera mfata mugabo wewe wambwira ngo hangana nabwurago mbo ijambo ry'Imana avuga ngo nimunyegera munyegere byanditse nzabagirira neza muri Bibiliya niho byanditse muri Bibiliya tugende mutambagiza inzu yanjye Haleluya amen wasenga cyane ntacyo babuze nakubwira ngo imbere y'Imana n'abagufi baba barebare bakaba barebare cyane haleluya n'ibikara bikaba Imana agiwe Yesu Imana navuze ngo iragukunda cyane wirika Imana ndacyakwereka mudamu wanjye rero ndakunze kuva hano ntabwo yagiye gusenga reka tunyure hano oya twagiye kunyereka imbere y'inzu yawe imbere nzaka kwereka ejo oya njye kwanyereka ejo nshobora kutabona kati imvura ikagwa akantu wabyageze ugiye kwanyereka isoko buno ndi bize buno ndagomba oya nta kibazo ntabwo biratinda njya kunyereka imbere y'inzu gusa uretse ntabwo amasaha aragera yego pasiteri oya reka mbitenza nta kibazo umurambo barambamagaye reka mbitege aha ni wanjye nta kibazo wowe wanagenda wowe ukareba ubwo tuzavugana nyuma reka mbibwiye nta kibazo inzu ni yawe nta hantu ugiye kujya kandi n'ibyo ugiye kujyamo nta kibazo wowe wagenda ukanyereka mu nzu ye muri salo nta kibazo gusa ufite inzu nziza gutya ukanga kunyereka imbere yawe urabona ko pasiteri mbamagaye pasiteri n'undi tuzavugana ngaho bite byanyu akura mwifashe mugasakuriza umuntu kunzi mwumva mufite ubwenge buri Skwana John umuntu ugira ari ku meza jwejwejwe hanze nkuko ntaguma andanga ariko pastor NAJUA pastor inde NAJUA pastor inde uyu aha rusengero ariko ramumbazi pastor hano anga rusengero ngaho konje kabwe yo mikiro ntabwo nyikunda mu rugi wanje sibyo uyu nguyu yambwiraje ari kunyereka nginzi yose guturukira yambwira ngo mbabwira n'ikindi gihe zongera kumva urusaku anga ntago hajarajara imbwa zose kwirirwa muza mushekembe iruhande rw'inzu yanjye nta rusoni
none se pasiteri uno n'umukozi n'uyu se yari kwivugisha cyangwa wari kwivugishwa cyangwa mba ndi kwisengera nyine imikino ntabwo nyikunda pasiteri yambwiye imikino ntabwo nyikunda hano niwe ahubwo wowe uri umukozi uretse iyo mikino ntabwo njya nyikunda ahangaha ntabwo ari ahantu nk'inyana z'imbwa zose kwirirwa ziza mushekembera none se inyana y'imbwa nyimeye ngo hano niwe atariwe uranera amagambo wo mu rugo rwanjye uranera amagambo mu rugo rwa we iyo mikino ntabwo njya